hari ibintu Jangwa najya avuga ku bakinnyi ba APR ngiye kumubaza wowe urama icyo bita probable lineup yawe 11 utekereza urabyemerewe nawe uri umufana wemewe gutanga ibitekerezo cyane igihumbi ku ijana nupanga 11 yawe ndashaka ko udushyiraho n'akantu ka kalite imwe kuri buri mukinnyi ugiye kuvuga wa APR 11 beza bawe unataka buri mukinnyi wa APR ukize muri 11 bawe mwizamu ni Adolphe nkuko nahoze mbivuga buri gihe aho ngiye nkunda umuntu ushobora kuma ibintu 80% ariko kuva ku munota wa mbere kujya ku munota wa 94 oriyo kuma ibintu 100% hanyuma iminota 3 ya nyuma ukama -100% ngo ndimo ndavuga muzamu windi side ntago nibuza kumentioning na prefera Adolphe ni umukinnyi uri pose mwizamu uzi gukinisha amaguru yombi imoso n'indyo uzi gukora save ngira ngo n'abakunzi b'umupira benshi banemeza yuko match iheruka derby ari wari kuba man of the match nimba ntibeshye uwo rero n'umukinnyi dusanga ngira ngo kuri save yagiye akora agarura APR mu mukino uruhande rw'iburyo cyangwa bita kuri kabiri nabonye PSG Enrique basaze bakaniye nta wundi muntu babona ushobora kuzasimbura Ashraf Hakimi muri PSG usibye Kagere ibyo nibyo tujye kuri gatatu twihuta anapanda nashuka kuri gatatu haro bita niyo mugabo Claude sio mrefu kama boli ukiweka chini naenda ukiweka juu yani yeye anatembea aggressivity yiwe speed yiwe ntasanzwe muri accelerator kama umuntu bita Yunusu metero imwe na santimetero 21 z'agatuza gusa arashyiraho uburebure arakinana nande twihuta icyo cyahageze Clement Nijana ari kumwe na Yunusu ni boost ikomeye cyane ngira ngo iyo intensity intelligence unity hagati yabo Yunusu yigeze kumbwira ikintu gikomeye arambwira ati Jangwa ngiye ikintu kingoriyo nta kiranye na Clement ni kimwe ntago ari bibiri sinkunda kuvuga iyo rero navuze ngiye kuvuga nibyo bintu bingora mu kibuga no mu buzima busanzwe iyo nta kinanye na Clement binsaba kuvuga iyo nakinanye na Clement singombwa kuvuga mbanza wagiye Clement Nijana mbabwira yuko niwe muntu wenyine wabasha kudefininga cyangwa se guhinyuza law of gravitation ya Isaac Newton we na Cristiano Ronaldo bonyine kwisi aho Isaac Newton avuga yuko ngo iyo umuntu asimbutse haba ngo hari force de pesanteur zigukura zikujyana munsi ugahita umanuka niyo mpamvu iyo umuntu amanaze ikintu hejuru idenesi cyangwa baro ubona rimanuka ariko yageze hejuru aragandisha ahera we na Cristiano Ronaldo ahangana n'umuyaga n'ikirere ntago zibakurura Clement Nijana niwe mukinnyi wenyine muri shampiyona y'u Rwanda wenyine wabayeho ari Hilali yashatse nta wundi mukinnyi yashaka inize kwa Masero rabrokoye byose nta wundi mukinnyi ari Hilali yashaka muri shampiyona Mediane Mediane mbere pure defensive midfield Sekiganda Dawuda yarambwiye ngo yabona Sekiganda nyuma yiwe ngo ameze nk'umuntu wegamiye akarere oya c'est vrai ntabwo bafite gikire kiri hareze Sekiganda ni umukinnyi uko nemaze kuvuga statistics zo match za derby ziheruka buri match atsinze mu gitego atanga stabilite muri defense no mu myata kandi kazi yake yani ni kubana ni kuisogeza timu mbere ubona nyine ba Dauda bakina bari hareze baruboneka no muri defense nyuma ariko rugangura mwisango ni Ngoro Kante muremure nemera ko ngewe ari nawe buriya mu kibuga umuntu ashobora kwambara igitambaro ariko buriya n'abakinyi bagenzi bakubwira ko ari wari wa kapiteni aba muri VCL no mu kibuga muri Kinshasa batatu n'urucaba ni munani n'umukinyi wa mbere aka gace nta muntu umuvuga kiungo wa bori Dauda Yusuf ameze nk'ifi buri samaki bakubwira ngo uko ikura niko igenda yongera umunopfo umubyimba Dauda nawe uko agenda amenyera shampiyona niko agenda arushaho kuryoha mu kibuga urebye ngira ngo uburyo gifite vision ball control gishobora gukora short passes gishobora gukora long passes gishobora gukora n'umusho gutera amashoti yakurengera ngo mwaje mumubona imbere yiwe ndateruka ruboneka niyo Mediane yanjye Jean Bosco ruboneka usibye wenda Xavi Iniesta na Busquets nta yindi Mediane mbona ushobora gukina niyo Mediane ngibona umupira ndakubwiza ukuri kw'Imana usibye Xavi Busquets na Iniesta niyo yonyine yabaye ibaro Mark 2 ibyo bita Mark 2 ni yani ni karata ta ngewe rero ku giti cyanjye ndaza gutandukana na Tarebu ho gato na prefera kutici impande ngewe uruhande rumwe ni barafinda urundi ni kiwanuka Meri Biteri waseze itaha ni masezishize ni ngiyi turimo akaba ari kuri point inde of course Meri Biteri sa rundi wa champion ebyiri zeruka muri tangaza mu Watara 16 of course Jibril Sheikh Watara ubwo batobwiye ukabashyize hanze n'abakiwanuka bakambaretse ariko nka making sure ko bamubanjemo nako
Kiwanuka na barafinda kuko izi mpande ndashaka ko zikora cyane ntago mbona nje ku giti cyanjye ariko simbona Togwi kuri no match simukene ariko nkaza kumekinga yuko sure yuko Mamadou Sy niwe muntu prefera cyane kuri remplacement bitewe mvuga yuko habana goalkeeper wanashati golini iriyo pressing yiwe n'uriya muzamu wabo ndabona ikindi gitego cy'amaherere individuel y'umuzamu Olivier 11 hiyo 11 hanyuma twimukiye muri Rayon murafise plan cyawa sirikiri manukesha no kunucyegera mikuru no kukibona gusuita uryo ko nanjye ndikunda cyane mwana warakoze kurema wasi abareyo murahirwa kungira basiravuka mu myaka 500 nanjye nicemba niganiza nanjye babiri wasiri numwe n'umubyeyi wambye yarande bakavuga ati ni Imana yohereje kwisibuza ko cyo kuvuga byo ntabyo Imana we 11 twagiye umuzamu umwe rukumbi uri muri uru Rwanda wakoze mu biganza by'umukuru w'igihugu usigaye muri champion umuzamu wakinnye shani umuzamu wagiye muri Afrika y'Epfo akabimburira abandi bose twageze bagiye gukina muri Afrika y'Epfo akajya muri Arabia Saudite ubu si umuzamu gusa n'umwarimu wigisha abandi bazamu ko bafata we ntagakina kubera imyitozo Imana yamuremeye kuba mwizamu iminota 90 yose ayikina ufite umutuzo kubera ko Imana yamuremeye kuba mwizamu ameze nka Yohana mubatiza niki Imana yamuremeye aha nari niho yakabaye ari hari umumotari w'inshuti yanjye ukunda kumbaza ngo buri muntu wese ku isi afite ikintu Imana yamushyiriyeho sibyo niba ari Rugaju yagiye kuri mikoro umva ko niki Imana yamuremeye ariko hari abantu usanga barebye umuhamagaro abavugizi mu base barebye umuhamagaro hari n'abazamu bawuyobye muri yarimo aravuga Dolphe twamutunze imyaka 3 abanza mwizamu buri gihe nta minota 900 yakinnye minota 60 ngo munsimbuze ngo nananiwe uzamananirwa kabiri twagiye dufite umukinnyi aherutse gukora ubukwe ejo bundi ndamureba nanjye nkumva ndanezerewe cyane niwe mukinnyi wirukanka ibirometero byinshi bakubwira ko statistique z'ikipe yose yirukanka ibirometero 34 uwi yari mu ikipe yirukanka 28 abandi bakagabana ibirometero 6 niwe uri ruguru niwe uri hepfo niwe uri hepfo niwe uri ruguru niwe uri hepfo niwe uri afite imbaraga z'umubiri n'ubwenge yitwa Kabange Emmanuel kuva ari umwana ku myaka 6 atangira gukina ari kapiteni no muri Rayon Sport ni kapiteni axe central y'ikipe ya Rayon Sport simvuga ibintu byinshi ubu ntibikingura Yusudiya imipango y'Imana ku isi bifite abantu ibinyuzamo ngiye kurimbura isi ariko bene n'uwa uzasigara uzakumvira azaguma ari ku isi Yusudiya mwohereje ku isi iki kujyanye no kudefanda n'ikirangantego cy'igihugu nikijya kugwa niho uzagisama ibintu byose ku isi Imana bifite abantu yabishyiriyeho no kudefanda Imana yabishyiriyeho Yusudiya n'ibanga mbamenye n'abari kumva Radio Rwanda ibanga ni professeur kudefanda n'ibanga kakakana usibye abantu bari kumva Radio Rwanda ntajye undi muntu ubyumva nibo bantu bonyine iri nibanga hari umukinnyi muremure uyu munsi MTN iri kumwifashisha kugira ngo ashyire agatara hejuru k'umunara ahagaze ku isi yitwa Chimanga ushyira agatara mwihangane kakandi ko hejuru mwihangane mwabuze network kuko yararwaye ubu yagarutse agatara kanyuma gafunze nimugoroba hamagara akakanya guhamagara n'ubuntu Chimanga yabirangije Mediane yitwa Faustin Likau Pizarro Kitoko mama wibagiye umoso uretse ikipe mfite uko nyipanga we mji warere nta kibazo ni defanza tro we mji warere nta kibazo Kitoko we nta kintu ushaka kumuvuga kumureba gusa nibwo umenye iki umupira w'amaguru cyari cyo Xavi Iniesta bose bamaze kuri questinga ko bashaka kureba match baje kureba Kitoko gusa ngo bongera kwibona message nayibonye bongera kwibona iyo babonye Likau arimo arakina we none ni imbumbe ya bose Bigirimana Bedi yongeye yavutse bundi bushya mwabonye ko twazanye directeur technique avuye muri Paris Saint-Germain barimo baribaza ngo ko dufite Vitinha akamaze gukina seze ebyiri adasimburwa aho mu Rwanda wagiye ko ari umukinnyi twabonye ntago wamutwoherereza nabonye Emery
jewe ntabwo ndi kuvuga ibintu by'ibipapirano. Uwo muntu yavuye muri academy ni uforuma abakinnyi namuzanye n'irindi banga yo ni breaking news wamena kumbuga nimero 10 harimo umwana nanjye ndimo ndamureba nkishima magician niwe mu mushobora kuyobya ikiva akacyohereza ahandi hantu kuri passe gusa. Nashaka ko ikiva tukizana i Kigali nabishaka njya mbona muhihikana ngo tugiye kukibuye tugiye he i Kigali murashaka gushyira he ikivu yaba byiza tugiteretse tudagishyira Nyabugogo oya wakidushyire hano kinamo parasta kigacamo kigakomeza muri nuza muri ibi bishanga bya za Kacyiru kigakomeza kigenda kijya za Gikondo hirya. Ibyo bitume Tony Kitoga yabikora pasi imwe yonyine pasi yo byikiwe ibintu byose bitanga neza. Bantu muzerekana match kuri uyu wa gatandatu. Kamera ziri ku ruhande rw'ibumoso rwa Rayon Sport muzikureho muzanize za Sofia zifotora. Igisobanuro cya video bakubwira ko ari amafoto menshi ateranyije. Ndagira inama abantu nakuze ndo mu videographer nzi ukuntu bivuna umuvuduko wa Aziz Bazane birasaba ko bazana Sofia 60 bakazitereka kugira ngo hazajya nyura hose ikubita ifoto baze kuziteranya zibyare video. Nta kamera nimwe RBN ndayikunda nta kamera nimwe mufite izafata umuvuduko wa Aziz Bazane. Zana Sofia yo ku muhanda. Sofia ukuntu isetinze ku muvuduko wa 60 kwisa. Tumye mu Buyapani uyu mugabo uri kubona imbere yawe ni rushinze. Rero tumye mu Buyapani Big Brother ni inama nyitanze kare. Kamera ya Aziz Bazane igomba kubiteretse ukwayo. Tambwe guruwari rero. Ngonga igitangaza cya mbere Yesu yakoze ni iki? No guhindura amazi. Sibyo ishusho ya Yesu iri muri Tambwe guruwari. Ahindura babi yarebye abadefenseri babiri badakoresha ubwenge babandi bavugaga kare nije ari byo uri kuvuga. Arabareba ukuntu bahagaze umwe ahetse undi na Nyiraneza ahetse Rubaduka abanyuza baro hagati isanga umwata kumwe rukumbu uraza kuba ari kwataka witwa Asumani ahorana igitego cyo muri Stade Amahoro. Igitego uragifite bibatangarije mbere umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport uzinjira muri stade nyuma y'umunota 35 hagazabona igitego cya Asumani. Umunota wa 35 ni winjira saa 12:35 ntabwo uzabona igitego cy'umuntu witwa Asumani. Ni uzaba ari kwatakira Rayon Sport. Byari ibanga rimwe n'abantu bonyine bumvishe Radio Rwanda niyo mpamvu twahamagaraga abantu 600 n'abashimiye cyane. Banagura amatike ariko rero buretse gato iyo ndayivuga turi gusoza ikiganiro nimujya kudusezeraho mumbwire none muri kumuvuga gatatu kuko Radio Rwanda ni nyisohokamo ntago nyisiga yonyine ndayisigira ubafasha ubahishurira ndetse muzajya mugenda gutyo ariko reka mwabwire nta kibazo eriga nijuru niwe mufasha mbasigira ibyo obivani yanyu muri gukana mukabona ntibigenda hamagaraga nijuru byose arabizi muri afite ka gripe rugangura afite gripe hamagaraga nijuru nta kibazo ize generale kumbwira yuko ngo yumva shonje hamagaraga nijuru hamagaraga nijuru iki kintu ushaka urashaka mayoneze hamagaraga nijuru urashaka amafaranga urashaka hamagaraga nijuru we ni ibintu byose hari iki kintu ushaka ngaba 11 ba Rayon Sport abayobozi ba Radio Rwanda bakeneye abandi bakozi b'abahanga hamagaraga nijuru. Asante. Yes, no 11 ku mande zombi nuko bayibona Wasiri ndetse na Jangwane babaganira Rugaju hari comment wakoraho oya baragororotse ku mande zombi Rugangura hari comment wakoraho oya n'ubundi tupanga probable ku munsi w'ejo urebye n'abagabo twabagarutse hanyuma Jangwane abafana ba APR mwiteguye gute muzamwicaye ikintu cyambere no kubashishikariza kwanza kugura amatike kugira ngo akanyenyeri bakumvishe na akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ugahita mitishaka. So abafana ba Pero nk'ibisanzwe ngira ngo derby bamaze kuzimenyera igihande cyacu barakizi icya bagenzi bacu babake banacyo barakizi bazinduka hakiri kare imiryango izafungura saa 4 zuzuye ibyo kurya ibyo kunywa birahari bavuze yuko
twa tuntu tundi ahandi bagurisha 2 cyangwa 5 muri stade Amahoro ni 1000 agapeti kamwe 1000 ibiciro biri hasi pe hari igihe wanyuraga ku muntu ari kwiciraguraho ngo umbaza agapeti ka 5 ubu ni 1000 kabisa rero bazinduka hakiri kare bazaze. Aha urumva hari ubutumwa Rugaju yatanze kare. Hari igihe umuntu abona saa 10 zigeze avuga ngo ni mu agapeti ka nyuma ngo nabona nkwakira isaha n'igice akaba yibereye hari hanze kwiziga ikintu ndi gusaba ngiye hari umuntu iminota itajya no kuri 30 tumaze hano bamaze kugera 2020 maze kugura amatike.